Sobanukirwa amateka ya Nyabingi. Nubwo izina ryamamaye cyane ari Nyabingi, ariko izina rye ry'ikinyarwanda ni Nyabyinshi, bivuze umuntu ufite ubutunzi bwinshi. Ni izina ryahawe umukobwa uvuga ko we na Ruganzu wa kabiri Ndoli bavutse ari impanga, babyawe na Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Ntabwo umwaka nyawo w'igihe bavukiye uzwi neza, ariko bavuga ko amavuko yabo abarirwa mu myaka ya za 600 ndetse n'800. Izina rya Nyabingi bavuga ko yaryiswe n'ababyeyi be, ariko biba wa mugani w'ikinyarwanda ngo izina ni ryo muntu, aho uwo mukobwa yagize ubutunzi bwinshi nyuma y'uko agabiwe Ndorwa. Izina Nyabingi rizwi cyane mu muco wo guterekera, ngo niko gusenga kwakorwaga n'abayoboke ba Nyabingi ubwo bamwiyambazaga maze gupfa ngo abavuganire kuri Rugiriyakare ariyo Mana. Uwo muhango ugakorerwa mu ndaro cyangwa se ingoro, ari rwo rusengero rw'ubu. Ibyegera bya Nyabingi bikitwa Abagirwa, babaga biganjemo igitsina gore cyane cyane. Na n'ubu mu Rwanda by'umwihariko mu duce tw'amajyaruguru hari ahakigaragara ibimenyetso biranga imibereho ya Nyabingi. Ku gicumbi cy'uwo muco ni mu murenge wa Butaro mu karere ka Burera. Muri ako gace hari abakiriho mu bahoze ari Abagirwa ba Nyabingi, aho bagiye basimburana mu buryo bw'uruhererekane, bamwe basimbura ababyeyi babo. Hakaba hakigaragara inzu ya Nyabingi, indaro cyangwa se ingoro aho baterekeraga. Twaganiriye na bamwe muri abo barimo umusaza witwa Rwicumugi Andrew, akaba yaravutse mu 1933, akaba yiyemerera ko yabaye umugirwa wa Nyabingi mbere y'uko uwo muco utangira gukendera. Ati njye navutse ababyeyi banjye baterekera, nanjye ndabasimbura. Byose byasojwe mu 1991. Buri mwaka hakorwaga umuhango wo guterekera. Buri wese mu bahamye igihango na Nyabingi akazana inzoga tugasuka aho ngaho tukarara ducuranga. Abazi kubyina bakiyereka. Tutabikora Nyabingi ikadutera. Ariko natwe icyo twasabaga cyose cyarabonekaga. Yaba imvura ndetse n'ibindi byose byabaga bikenewe. Mu kumenya neza ukuri ku byaranze Nyabingi, twegereye Niyitegeka Jean, impuguke mu mateka ya Nyabingi, akaba n'umuyobozi w'ikigo cyo gusigasira umuco n'amateka y'igihugu no kurengera ibidukikije cyitwa Burera Youth Community. Avuga ko bashinze icyo kigo nyuma y'uko babonye ko mu gace k'iwabo hari amateka akomeye yabyazwa umusaruro ku rwego rw'isi, ndetse banashinga ikigo cy'ubukerarugendo bushingiye ku mateka ya Nyabingi cyitwa The Roots of Nyabingi Heritage Center. Aya mateka bakaba bayakesha igitabo cy'umugore witwa Scholastique Mukasonga, umunyarwanda uba mu Bufaransa wanditse filimi yitwa Notre Femme de Nuit. Ngo yakoze iyo filimi nyuma y'uko agiye gusura mu birwa bya Kerebe, bamubajije aho avuka ababwira ko ari umunyarwanda. Niyitegeka ati baramubajije bati se uzi Nyabingi? Ati toka kwa jina la Yesu, toka shetani. Baramubwira bati oya, Nyabingi yabayeho, yari umukobwa w'isugi w'umunyarwandakazi. Ati mwibaze kuba abanyamahanga aribo bambwira ko Nyabingi yabayeho, bamwereka n'uburyo bamwemera ndetse bamwiyambaza, mu gihe we yahise amwihakanira kure yumva ko ari ikintu kibi. Niyitegeka avuga ko uwo mugore yagize amatsiko yo kumenya neza amateka ya Nyabingi, nubwo yaje kugaruka mu Rwanda igitaraganya kuyakurikirana, ari nabwo yaje kumenya ko Nyabingi yari umuntu w'agaciro nk'uko yabibwiwe n'abo banyamahanga. Akaba umukobwa wa Ndahiro wa kabiri Cyamatare, mushiki wa Ruganzu Ndoli, aho bavutse hagati y'ikinyejana cya 15 n'icya 16. Niyitegeka agira ati amateka atubwira ko Nyabingi cyangwa Nyabyinshi na Ruganzu Ndoli bavutse ari impanga, ariko bakavuka bose bafite imbuto. Ni ibintu bitigeze bibaho ko umwami avuka ari impanga none, kandi umwe akavuka ari umukobwa undi ari umuhungu. Ngo nyuma y'uko umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare yari asumbirijwe n'intambara yo hagati mu gihugu, harimo guhigwa n'ingabo za Nzira ya Muramira wayoboraga ubwami bw'Ubugara muri Burera, Musanze, igice cya Gakenke n'icya Nyabihu, harwana kandi na Sibura Nyebunga umwami w'Ubugoyi. Ngo Ndahiro yafashe umwanzuro wo guhungishiriza cyangwa se kubunda abana be i Karagwe, Kabahinda kwa Nyirasenge, Nyabunyana. Igihugu cyamaze imyaka 11 nta mwami, gihura n'akaga gakomeye.
nk'uko Niyitegeka akomeza abivuga. Nyuma y'itanga rya se wa Ruganzu, igihugu cy'u Rwanda cyamaze imyaka 11 nta mwami wo kumusimbura, kuko Ruganzu yari yarahungiye i Karagwe, aribwo igihugu cyagize ibibazo bikomeye by'amapfa. Ababyeyi ntibabyara, abiru bigira inama yo kugarura Ruganzu Ndori. Uwaruzaho Ruganzu na mushiki we Nyabingi bari ni Kavuna, ari nawe wabahisemo ngo ajye kubundura Ruganzu na Nyabingi. Nibwo Kavuna akigera i Karagwe yabwiye Nyabunyana ikimugenza, baracyumva. Biba ngombwa ko Nyabunyana afata umwanzuro wo kurekura Ruganzu na Nyabingi bakagaruka mu Rwanda. Mbere y'uko umwami Ruganzu agaruka mu Rwanda, yagombaga kubwirwa na nyirasenge Nyabunyana amabanga y'ubwiru. Kavuna arabumviriza. Babonye ko yumvise ayo mabanga, bahitamo kwanga kumwambutsa ngo atazamena amabanga y'ibwami, umwami akagira ibibazo. Ati Kavuna akimara kumva ayo mabanga, yageze ku kiyaga, abasare banga kumwambutsa nk'uko bari babitegetswe na nyirasenge wa Ruganzu. Nibwo yahise afata umuheto n'imyambi yari afite arabivuna, agira ati uyu muruho narushye ugapfa ubusa. Akaba ari naho hakomotse imvugo igira iti kuruhuha Kavuna, bivuze kuruhira ubusa nta nyiturano. Ubwo yahise yiyahura gutyo. Ruganzu na Nyabingi bakimara kwambuka Akagera binjira mu Rwanda. Urugo rwa mbere basoreyemo, umugore wari umaze imyaka myinshi atwite inda yaranze kuvuka yahise abyara. N'inka yari muri urwo rugo ihita ibyara. N'imvura iragwa, nyuma y'igihe kirekire hari amapfa. Nibwo yacumbikishije mushiki we ahitwa Kagarama muri Uganda y'ubu, ajya muri Nyakinama muri Nkotsi na Bikara, aho abami bose bo mu Rwanda bimikiwe. Akimara kwimikwa, uwo mwami ahurana Ryangombe amuha imitsindo imufasha gutsinda Nzira ya Muramira, aho yagiye gushaka ubuhake yiyoberanyije yigira umugaragu. Ariho havuye inyito igira ati Kitatire cya Rwambaranama, kubera uburyo yambaraga nabi yiyoberanye. Nibwo muri uko kwigira umugaragu kwa Nzira ya Muramira, yasabwe kujya kwasa inkwi. Atema igiti cy'umurinzi cy'ibwami, bituma imbaraga z'ibwami zigabanuka. Ingabo za Ruganzu zinesha Nzira ya Muramira gutyo. Ingabo za Ruganzu zikimara gutsinda ingabo za Muramira, izo ngabo zahunze zigana hafi y'ikiyaga cya Burera. Ruganzu afata ingasha ayitera Muramira, ayitajwe mu kiyaga, ariho havuye izina rya Butangashya, agace ko ku murenge wa Kinyababa mu karere ka Burera. Uko Nyabingi yagabiwe Ndorwa. Nyuma y'uko Ruganzu amaze kunesha ingabo za Nzira ya Muramira, yagiye kuzana mushiki we Nyabingi aho yari ari amucumbikishirije, ahita amuha Ndorwa, byahoze ari komini Butaro, Cyeru, Byumba n'Umutara kugera kuri Lac Edward muri Uganda. Igice gisigaye cya Nduga kigizwe n'icyahoze ari Gitarama na Butare, igice kinini cya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru n'igice cya Tanzania. Umwami Ruganzu na Nyabingi baciye iteka ko nta mwami w'u Rwanda ugomba gutera Ndorwa yari yagabiwe Nyabingi, ngo Rwabugiri niwe wagerageje kuyitera bimuviramo gupfa ababaye, nyuma y'uko arenze ku masezerano ya Nyabingi musaza we Ruganzu Ndori. Mu gice cya Ndorwa ngo Nyabingi yari akunzwe, yigarura imitima y'abaturage. Umuhango wari usanzwe wo guterekera uhabwa imbaraga ndetse uramwitirirwa nk'uko Niyitegeka akomeza abivuga. Ati guterekera kwari ukwambaza Imana rugiriye kare, aho baterekeraga abantu bose b'intwari ariko batakiriho, bakamuterekera mu rwego rwo kuba umuhuza wabo n'Imana. Ari nabwo batangiye guterekera Nyabingi nyuma y'uko apfuye, ndetse umuhango wo guterekera arawegurirwa. Nyabingi yasimbuwe na Nyiramukiga, nawe asimburwa na Rutagira Kijumi, uyu asimburwa na Rutindangezi, avuye hasimburwa na Biheko Byangobyi wishwe na Rwabugiri, aho bamuciye igihanga, umutwe ujugunywa mu kiyaga. Ari nayo mpamvu icyo kiyaga cyahise gikama, ari rwo uruzi tubona uyu munsi. Abagaragu be bitwaga Bagirwa bashyize imbaraga mu kumuterekera, maze biragenda biba umuco ye, cyane cyane mu Ndorwa, agace k'Amajyaruguru, aho uwagirwaga umugirwa yabaga ari uwafashwe n'imbaraga za Nyabingi. Ati uwabaga umugirwa yimikwaga nyuma y'uko habanje kugaragara imbaraga za Nyabingi.
umugirwa wanyuranyaga no kwemera kwa Nyabingi byamugiragaho ingaruka, aho umuzimu wa Nyabingi wamuteraga akazakira ari uko atanze iciro. Nyabingi niwe mbarutso y'ivuka ry'abarasta. Hirya no hino ku isi hari ibihugu byiyambaza Nyabingi nk'umugore waranzwe n'ubudahangarwa, aho ibigwi bye byatumye bamwe mu banya-Ethiopia na Jamaica bashinga itsinda ry'abarasta bangaga akarengane gakorerwa abirabura, by'umwihariko mu gihe cy'itundwa ryabo traite négrière mu cyo bise Nyabingi Nsha. Niyitegeka avuga ko Rastafarism ishingiye kuri Nyabingi, aho yatangijwe na Haile Selassie, umwami w'abami wa Ethiopia. Ubwo abakoloni b'Abongereza bazaga gukoloniza Uganda, muri icyo gihe hari ubucuruzi bw'abantu. Abarasta bakagira imyumvire yo gusubira iwabo muri Afurika, bafataga nka Kanani yabo cyangwa ahantu ho gucungurirwa, ariho muri Ethiopia. Niyitegeka avuga ko ibi byatumye biha gahunda yo gusigasira ayo mateka ya Nyabingi, nyuma y'uko babonye ko abanyamahanga bakomeje kugaragaza agaciro gakomeye ka Nyabingi mu mibereho yabo. Nibwo muri 2017 bagize igitekerezo cyo gushinga ikigo cy'ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka. Bakimara gushyira imbaraga muri ubwo bukerarugendo, ngo abantu benshi baturutse mu mahanga baraza kuhasura, aho hari umunya-Ethiopia wahisemo gushinga kampanyi itwara abantu cyane cyane ba mukerarugendo yitwa Queen Nyabingi. Ati abanya-Ethiopia bumva Nyabingi kurusha uko twe tuyumva. Uko utatandukanya Kiliziya Gatolika na Bikira Mariya, niko utatandukanya Rastafari na Nyabingi. Buriya Rukara impamvu yari umurwanyi cyane akabona intsinzi, abarashi bari barakwikiriwe icumu na Nyabingi, niho bakuraga intsinzi. Buriya abarashi bemeraga Nyabingi ku rwego rwo hejuru, ku buryo kumubabuza byari ikibazo. Niyitegeka aremeza ko muri iyo gahunda yo gusigasira umuco ushingiye ku bukerarugendo, hari abantu bamwe bagiye babyumva bigoranye. Agashimira cyane ubuyobozi bw'akarere ka Musanze na RDB bakomeje kubashyigikira mu gusigasira ubwo bukerarugendo, aho bahawe uburenganzira bwo gucunga amateka ashingiye ku muco mu karere ka Burera. Avuga ko mbere ya COVID-19 bari bageze ku rwego rwo kwinjiza amafaranga angana na miliyoni 3 ku kwezi aturuka kuri ba mukerarugendo. Bakaba bakomeje guteza imbere ikigo cyabo ku bufatanye na kaminuza zinyuranye, zirimo iya Butaro n'umushinga Partners in Health, aho biteguye kubaka ibikorwa birimo stade y'ubukerarugendo isangamizi irimo ayo mateka. Avuga ko amashuri yisumbuye akomeje kuza kwiga ayo mateka ya Nyabingi, ndetse n'abaturage bajyaga batinya kuhasura bakaba batangiye gutinyuka. Abagize Burera Youth Community batangiye ari 5 gusa, aho ubu ngubu bageze ku 192. Bakaba basaba leta kubafasha kumurika ibikorwa bishingiye ku mateka ya Nyabingi, mu rwego rwo kurushaho kuyamenyekanisha no gukomeza kubashyigikira mu gusigasira umuco gakondo.